Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turi kuwa gatatu tariki 9 kwezi kwa 9 2020. Turabaye umugisha aho muri hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero Bibiri tubwira yuko ubwoko bw'Imana bukomezwa n'ijambo ry'Imana. Rero ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo uko ibihe byaba bisa kose, uko ibihe byaba bimeze kose, nta kintu na kimwe cyatunyaga kubaka ubugingo bwacu n'ijambo ry'Imana. Iyo rero ubwoko bw'Imana butakigaburirwa ijambo ry'Imana, icyo ni ikintu giha Satani amahirwe yo kusenya ubugingo bw'abantu, kubwangiza ndetse no kuzarangiza buhenebereye. Ijambo ry'Imana rero niryo Imana yohereje kugira ngo abe ari ryo riyobora ubwoko bwayo hamwe n'umwuka wayo, kubera ko ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana ikoresheje umwuka wayo. Rero kuko ijambo ry'Imana n'umwuka wayo ni ikintu kimwe, na niyo mpamvu rero tukwiye kuba maso kugira ngo nituzigere tureka gusangira ijambo ry'Imana, haba mu bihe byo kudaterana cyangwa n'ibihe byo guterana, kuko ijambo ry'Imana niryo rufatiro rwo kwizera kwacu. Ntabwo twizeye ibyo twibwira cyangwa ibyo abantu batubwiye, ahubwo turizera iby'Imana yavuze, kubera ko Imana yaravuze koko. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Rero mu gutangira inyigisho z'ijambo ry'Imana uyu munsi, nashaka gusa kubibutsa ijambo ry'Imana yuko Bibiliya ntabwo ari igitabo cyanditswe n'abanditsi batandukanye, nubwo cyanditswe n'abantu basaga 40, ariko bose bakoreshejwe n'umwuka w'Imana, niwe yabawumekeyemo ibyo banditse bikavamo igitabo kimwe cyitwa Bibiliya, kigizwe n'ibitabo 66 ari byo twebwe abakijijwe twita les 66 livres canonisés. Ni ukuvuga ngo ibitabo byera koko, le canon de la parole de Dieu, c'est la Bible. Ni ukuvuga ngo Bibiliya niyo biriya bitabo bigize 66, nubwo hari abandi bemera ibitabo bigera kuri 72, ariko twebwe twemera ibitabo 66 bigize Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishya. Rero Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Iyo usomye rero mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, baravuga bati Imana yavuganye ngo n'abasokuruza mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye, ngo ariko mu bihe by'imperuka yavuganye n'abantu binyuze mu mwana wayo w'ikinege, ariwe yaremesheje isi, ndetse akaba ari na samuragwa w'iby'Imana byose yaremye. Uwo ni Yesu Kristo. Murumva ko Imana yaravuze mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Ibi byose rero nibyo dusanga muri Bibiliya. Hanyuma igihe kigeze rero, Imana yavuganye n'abantu binyuze mu kanwa k'umwana wayo kinege, ariwe Yesu Kristo. Rero ijambo ry'Imana niryo kwizerwa, kubera yuko ari ijambo Imana ubwayo ihamiriza ko ari iryayo, ko ritavuye mu kanwa k'abantu cyangwa mu bushake bw'abantu. Ubwo rero tugira twumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi umutwe w'ijambo ry'Imana uravuga uti nategetse ibihe by'umugisha ku bugingo bwawe. Imana irakubwira wowe unyumva, wowe wizeye Yesu Kristo, Imana irakubwira ngo nategetse ibihe by'umugisha mu buzima bwawe. Nuvuga ngo Imana hari ibihe by'umugisha yategetse ko bizakuzaho. Ntacyo bitwaye ibihe waba urimo uyu munsi bikaba bitagaragaza umugisha, ariko Imana irakubwiye ngo nategetse ibihe by'umugisha
mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo rero wowe ukwiye kwitega ko hari ibihe by'umugisha biri bukuzeho Imana yategetse, kandi iyo Imana itegeka nta na kimwe gishobora kurogoya ibyo yategetse. Reka dusome rero mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 16. Ariko kubera ko umwanya wacu ntabwo ari munini, rero ntabwo turi busome hose, ariko ushobora gusoma hose. Ni inkuru za Eliya umuhanuzi w'Imana. Reka dusome iyi mirongo 7 ibanza. Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Keriti. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuke b'i Gileyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Eliya umuhanuzi w'Imana ngo afite ubutware bwo gutegeka nawe mu izina ry'Imana ye, ijuru rigakinga imvura ntigwe. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti, ahateganye na Yorodani, uzajye unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Ngo Imana itegetse ibikona. Mwibuke ko ijambo ry'uno munsi rivuga ngo Imana yategetse ibihe by'umugisha ku buzima bwawe cyangwa mu buzima bwawe. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajyanywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Urumva ko Eliya, kubera ibyaha by'umwami wari muri icyo gihe ari we yitwa Ahabu, yari umwami agendera mu nzira z'ibyaha. Yari yarashatse umugore yitwa Yezabeli w'umunyamahangakazi w'umunyasidoni, niko batubwira yuko Ahabu mwene Omuri yakoze ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose, ngo nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyo ngereranya, arongora Yezabeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bayali arayiramya. Murumva ko umwami Ahabu yingize umwijima muri Isirayeli mu kuzana imana z'amahanga binyuze mu rushako rwe, kuko yashatse umukobwa w'umwami w'Isidoni. Noneho Yezabeli aza azanye n'imyuka yo mu gihugu cy'iwabo, imyuka bigwamana, kuko basingaga za Bayali, basingaga ibigwamana. Kubw'ibyo rero Isirayeli ku ngoma ya Ahabu itera Imana umugongo. Ibicaniro by'Uwiteka birashenywa, hubakwa ibicaniro by'imana z'inyamahanga. Noneho Eliya byari muri icyo gihe arahaguruka ku bw'ishaka ry'Imana, asanga Ahabu, aramubwira ngo kubw'ibyo byaha ugenderamo n'urugo rwawe ndetse na Isirayeli yose, ukaba warayikuye ku Mana ikabiramya ibigirwamana, ati mfunze ijuru, nta mvura izagwa kugeza aho nzabitegekera. Iyo ukomeje gusoma, Isirayeli yamaze imyaka 3 n'amezi 6 nta mvura igwa mu gihugu. Ingaruka zirumvikana, amapfa yarateye, birakomera, haba ikibazo gikomeye mu gihugu. Rero kubera yuko Imana yaterezwaga kwitwararika umuhanuzi wayo Eliya muri ibyo bihe bikomeye by'amapfa, Imana yaramubwira ngo nagende hafi y'akagezi kitwa Keriti. Igihe nari muri Isirayeli 2009, ako kagezi narakabonye n'ubu karacyatemba. Nakagezi gato gatemba amazi, ariko Imana yarakarinze iyi myaka yose
Imana ikarinda kugira ngo bizakomeze kuba ubuhamya ko Bibiliya icyo ivuga ari ukuri. Hanyuma rero Imana ivuga ngo uzajya unywa amazi y'ako kagezi. Iki gihe cyose akagezi kitwa Keriti kazajya kaguha amazi yo kunywa. Ati kandi kubyerekeye ibyo kurya ngo nategetse ibikona kuzajya bikugemurira ku manywa na nijoro ibyo urya. Ngo ibikona rero byarumvise itegeko ry'Imana. Ibyo ku muntu atazi Imana ashobora kwibaza ko ari ibintu bitumvikana bitabaho, ariko Imana itegetse n'ibuye rishobora kukugemurira ibyo kurya. Imana itegetse n'ikintu kidafite ubwenge, kidatekereza. Niwibaze nawe kubera ko Imana itategetse ikintu kidasanzwe kirya inyama, ariko Imana igateka igikona kirya inyama, ariko izo nyama ntikizirye, kikazajya kizigemurira Eliya umuhanuzi w'Imana, kuko cyari munsi y'itegeko ry'Imana. Imana ishobora gutegeka ikintu kitari muri rusange y'ibintu uko bigenda kugira ngo yerekane ko ariyo yabikoze. Kenshi tuba twibaza ngo Imana izakora mu nzira zacu za kimuntu zumvikana. Turaza kwibona ko Imana inzira zayo ntabwo nizirondoreka. Ubwo rero yamaze igihe runaka anywa amazi y'ako kagezi Keriti ndetse akagemurirwa n'ibikona. Babitubwiye hano ngo byamugemuriraga inyama n'umutsima. Niko batubwiye ngo nuko aragenda uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Ku murongo wa 5 n'uwa 6. Urumva rero izo ni inzira Imana yakoresheje muri icyo gihe cy'amapfa muri Isirayeli kubw'ibyaha by'umwami Ahabu n'urugo rwe, na Isirayeli ikaba yaretse Imana, amapfa agatera. Noneho Imana ikazajya yitwararika umugaragu wayo Eliya, imwitwararika mu nzira zitari za kimuntu, kuko nta na rimwe mu mateka y'abantu n'ibintu byaremwe twigeze twumva ko igikona cyangwa inyoni ishobora kuza ikagemurira umuntu ibyo kurya hanyuma bikamutunga. Cyane cyane wakwibaza ngo umutsima iyo bikona byawukuraga he? Kuvuga ngo n'Imana ubwayo izi aho icyo gikona cyavanaga uwo mutsima naho cyavanaga izo nyama, kandi izo nyama umenye ngo byari ibintu biteguwe umuntu ahita afungura. Iyo ni inzira Imana yakoresheje. Ariko kubera ko Imana ifite inzira nyinshi, ntabwo Imana yashimye ko akomeza kugaburirwa muri iyo nzira. Iyo myaka 3 n'igice imvura itagwa, hari amapfa muri Isirayeli. Igihe kigeze Imana ishaka kwereka umugaragu wayo ko ifite n'izindi nzira zitari zo gusa. Imana yemera ko akagezi gakama, none Eliya ahita ava aho hantu. Imana iteka kandi bikona ko bitongera kuzana za nyama na wa mutsima. Hanyuma noneho Imana iramubwira iti ku murongo wa 8 ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka ko batubwiye ngo hashize iminsi, nibatubwiye uko ingana, ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Hanyuma ku murongo wa 8 bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati haba Sidoni. Imana rero iramubwiye ngo ave muri Isirayeli azamuke ajye i Sidoni. Uno munsi ni mu gice cya Libani, amajyaruguru ya Isirayeli ashira iburengera zuba, hafi y'inyanja ya Mediterane. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati haba Sidoni, aba ariho uba. Hariya umugore w'umupfakazi niwe ntegetse. Hano kandi Imana ikoresheje ishinga gutegeka. Mbere twumvise ngo nategetse ibikona kuzajya bikugemurira hafi y'akagezi Keriti. None hano rero Imana yamubwiye iti va rero aho muri Isirayeli Sidoni muri Libani,
ngo hariya hari umupfakazi nategetse kugutunga. Iyo ukomeje urumva ukuntu uwo mupfakazi yamutunze, kuko yaragiye yinjiye i Sidoni mu mudugudu waho yabanje kwinjiramo, abona umupfakazi atoragura udukwi kugira ngo agende afate agafu gake kari mu gaseke, ngo yari afite n'utuvuta duke kugira ngo noneho ategure umutsima afungure n'umwana we ngo bipfire, kuko nta bindi bari bafite, nta stock bari bafite. Urumva ko amapfa yarateye muri kiriya gice cyose. Noneho Eliya abanza kumubwira ngo umpa amazi yo kunywa. Mumenye ko ari warasaba amazi yo kunywa mu gihe cy'amapfa, mu gihe cy'uruzuba, nta mvura ihari. Noneho arangije wa mugore koko aragenda muha amazi, arangije ngo genda, ariko ati noneho untegurire n'icyo kurya. Eliya ngo abwira uriya mupfakazi, nuko Eliya ajya i Sarefati nk'uko Imana yabivuze. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana, akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Noneho umugore avuga ati ndakurahiye Uwiteka Imana yawe, ati mfite agafu gake cyane mu gaseke, ngo ndiyo ndatoragura udukwi kugira ngo ngende ntegure umutsima jyewe n'umwana wanjye turye dupfire. Nagafu gake n'utuvuta niyo byari bisigaye. Iravuga ati wowe genda, mbere yuko witegura wowe n'umwana wawe, banza untegurire ryewe, ngo kuko Uwiteka aravuze ngo ntabwo ifu izigera ishira mu gaseke kawe, n'amavuta ntazigera akama. Aha niho tubisoma kuri 12, turi mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 ku murongo wa 12. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu shigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo turye twipfire. Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze ukuvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano. Hano ni ijambo rigerageza kwizera k'uwo mugore. Suko Eliya yikunda Imana igihe cyose, mbere yuko ikora ibitangaza mu buzima bwacu hariho test, hariho ukugerageza kwizera kwacu niba guhari, maze ubone kwivugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli atarasubiza uwo mugore ayisamubwira ijambo ry'Uwiteka. Icyo Uwiteka ari bukore nagendera mu kwizera ku by'ijambo ry'umuhanuzi Eliya yamubwiye. Ngo Imana ntabwo imugerageza kugira ngo atsindwe. Iyi simubwira ati dore nugendera kuri iri jambo ngubwiye, dore ibitangaza biri bukugaragareho mu buzima bwawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Kandi uko niko byagenze. Twumva uko byagenze. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yabimubwiye, kandi uwo mugore na Eliya nabo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Hano rero turabona ibihe bikomeye Isirayeli yarimo, ibihe by'amapfa byatewe nuko Isirayeli yateye Imana umugongo. Hanyuma Imana ikoresha umuhanuzi Eliya. Imana ifunga ijuru ku itegeko ry'ijambo rya Eliya kumara imyaka 3 n'amezi 6. Hanyuma Imana yerekana ko nubwo haba ibihe bikomeye gute, abayo Imana ifite inzira nyinshi zo kubitwararika. Imana ibwira Eliya, twabonye ko inzira ya mbere Imana amubwiye ngo genda ku kagezi kitwa Keriti, ugende kuri ako kagezi kitwa Keriti,
nugerageza kitwa Keriti uzajya unywa amazi yako muri iki gihe imvura itaragwa mu gihugu. Hanyuma kubyerekeye amafunguro, nategetse ibikona kuzajya bikugemurirayo bikakuzanira umutsima n'inyama. Ibyo ni ibintu bitangaje. Izo ni inzira zikomeye cyane, ni inzira z'Imana, ntabwo ari za kimuntu ngo amara igihe runaka aba muri ubwo buzima, muri ibyo bitangaza. Birashoboka ko Eliya yari amaze kumenyera iyo nzira imwe Imana ikoresha kugira ngo imuhe umugisha, imwitwararike muri ibyo bihe by'amapfa, kuko Imana idashaka ko abantu bamenyera inzira zayo, kuko icyo gihe zihita zihinduka inzira zisanzwe z'abantu. Iyo tubaye mu nzira imwe y'Imana y'ibitangaza, bigeraho bikareka kwitwa ibitangaza bikaba ibintu bisanzwe, kuko bimaze kwinjira mu buzima bwacu bwa buri munsi. None Imana rero yemera ko kakagezi Keriti kakama. Imana iteka ko niyajya bikona bitongera kugaruka. Imana ihindura inzira. Yamwitero haguruka rero va hano jya muri Sidoni. Nuvuga ngo ni hanze ya Isirayeli, mu gihugu cya Sidoni. Hariya hari umupfakazi nategetse ko azagutunga. Ngo namutegetse kugutunga. Mumvise uko byagenze, yuko Imana yakoze igitangaza. Ifu nigeze ibura mu rugo rw'uwo mupfakazi, n'amavuta nigeze abura. Babayeho neza mu gihe Isirayeli yose iri irakubitwa n'inzara mu gihe cy'amapfa, kubera ko igihugu ijuru ryari ryakinze, nta nikime, nta mvura kumara imyaka 3 n'amezi 6. Ibi rero icyo bitwigisha niki? Bitwigisha yuko Imana iyo itegetse, nubwo ibintu itegetse byaba bitinjira mu bwenge bw'umuntu, umunyamahirwe arabyizera. Yamara kubyizera abona yuko inzira z'Imana nubwo zaba zidasobanutse, ariko ni inzira zikora ibitangaza. Igitangaza ni ikintu cyose kidashobora gusobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Siyanse ntishobora kubisobanura, kuko Imana niyo iri hejuru ya siyanse zose. Ubwenge bwose iri hejuru yabwo. Uyu munsi rero ukwiye kumenya ko hagati y'ibihe bikomeye Imana ifite ibyo yategetse ku buzima bw'abantu bayo. Hari ibihe by'imigisha Imana itegeka hagati y'ibihe bikomeye muri rusange abantu baba barimo. Nk'ibi bihe turimo bya corona ntabwo ari ibihe bisanzwe, ariko Imana hari ijambo yantumye kukubwira. Ntabwo ari ibihe bya Eliya noneho turimo. Turi mu kinyejana cya 21, turi muri uyu mwaka 2020. Hari ijambo ry'Uwiteka, haleluya, kuri uyu munsi Imana izanye kuri wowe. Imana mumvise yuko yategetse ibikona kugaburira umugaragu wayo. Iyo ni inzira y'Imana, ntabwo ari inzira y'umuntu. Iyo ni supernatural ways y'Imana. Ce sont des voies surnaturelles de Dieu. Hanyuma Imana iza gutegeka umupfakazi kugira ngo nawe Imana ikoresha inzira zidasanzwe kugira ngo ishore kwitwararika umugaragu wayo. Ikintu wamenye niki? Imana ntabwo igikoresha inzira zihambaye. Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto aravuga ngo itoranya ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni bikomeye. Itoranya ibintu bisuzuguritse, ikoze isoni ibintu by'icyubahiro mu bantu, ndetse ngo inatoranya n'ibitariho kugira ngo uhindure ubusa ibiriho. Murabona inzira Imana yateguye. Mu bisanzwe Imana yukoresha inzira zituma umuntu yumva ko ari ibintu byumvikana. Ntabwo Imana yari gukoresha ibikona kugira ngo bigaburire Eliya. Ibyo ntabwo ari ibintu byumvikana. Ntabwo Imana yari kutuma Eliya ku mupfakazi. Umupfakazi ashigaje agafu gake n'utuvuta n'umwana we ngo barye bipfire. Uriya mupfakazi ntabwo ari we mu buryo bwa kimuntu yari guhembura Eliya, yari gutunga Eliya. Imana yari kumutuma ku bantu bakomeye b'icyo gihe. Yari gutuma ku mwami w'i Sidoni, yari gutuma mu bandi bantu b'abanyacyubahiro. Nibura we baba bafite wenda ibintu bahunitse, ibintu babitse, bafite store, ariko Imana yamutumye ku mupfakazi.
mu buryo bwa kimuntu, iyo Eliya ataba ari umuntu w'umwuka, yari kubona ko uwo mugore ntacyo yamumarira, ngo yari araturagura udukwi tubiri, ariko yari azi inzira z'Imana. Eliya yari umunyamwuka, yagenderaga mu mwuka w'ubuhanuzi, yari azi ko ahatari inzira Uwiteka ahaca inzira, yari azi ko ibitariho Imana irabihamagara nk'ibiriho bigaseruka. Uyu munsi rero Imana irakubwira ngo inzira zayo ntukazisuzugure, ahubwo uzajye witonda, uzajye wihangana, uzajye wumvira, uzajye utegereza inzira z'Imana, kandi inzira z'Imana uzimenya icyo zizavamo, ariko zimaze kwinjira mu mateka yawe, zimaze kwinjira mu buzima bwawe. Uyu munsi rero Imana irakubwira ngo ndi Uwiteka nyiri ibihe byose. Imana niyo mugenga w'ibihe byose. Nubwo haba ibihe bibi nk'ibyo bihe by'amapfa muri Israel, Imana niyo yari umugenga w'ibyo bihe. Ariko murumva ko atariyo yazanye ibihe bibi byatezwe n'ibyaha by'ubwoko bwayo. Ariko nubwo atariyo yabiteye, ari ibyaha by'ubwoko bwayo, ntibibuza ko ariyo mugenga w'ibyo bihe bibi nabyo. Ntabwo Imana iba depase n'ibihe, nk'uko umuntu ashobora kurengerwa n'ibihe agata umutwe. Hano muri Daniyeli ibice 7 ku murongo wa 9 n'umurongo wa 10 haravuga ayo magambo ngo nkomeza kwitegereza. Uwo ni muhanuzi Daniyeli wabayeho mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo. Nkomeza kwitegereza kugezaho bashiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiri ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka sheregi, kandi umushatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza, baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Imana yitwa hano umukuru nyiri ibihe byose. Mu Giheburayo Imana ifite amazina menshi. Muri ayo mazina nashaka kubabwira rimwe rihwanye n'ibi turavuga, ni izina ryitwa El Olam. Imana yitwa El Olam. Mu mazina yose Imana yiyeretsemo Abisirayeli hari izina ryitwa El Olam. Ngo Uwiteka ni Imana yitwa El Olam. El Olam bivuga iki? Bivuga mu Cyongereza the everlasting God. The everlasting God. Mu Gifaransa ngo le Dieu d'éternité, le Dieu des siècles et des générations. Ni Imana nyiri ibihe byose, byaba byiza byaba bibi, byaba bisobanuka byaba bidasobanuka. Ntabwo Imana ireka kuba umukuru nyiri ibihe byose. Kubw'ibyo rero Imana irakubwiye wowe ngo hagati y'ibihe bikomeye, hagati y'ibihe by'umwijima, hagati y'ibihe bifite ibibazo bitandukanye, ngo nategetse ku bugingo bwawe ibihe by'umugisha. Hari ibihe by'umugisha Imana yategetse ko bikuzaho. Haleluya. Witege wowe wizera umwami Yesu Kristo, witege wowe mwizerwa umwami Yesu Kristo, witege wowe ugendera mu ijambo ry'Imana, witege wowe wiringira Imana. Haleluya. Muri Yesu Kristo witege ko Imana igira kwinjize mu bihe by'umugisha utigeze kurota uzinjiramo. Imana yantumye kukubwira ngo hagati y'ibihe bikomeye isi irimo, ngo Imana yategetse kuri wowe ibihe by'umugisha. Nk'uko Imana mu bihe bikomeye mu gihe cy'umwami Ahabu hari umugabo Imana yamutegekeye ibihe byo guhemburwa, ari we Eliya, igakoresha inzira zayo twamaze kuzumva, inzira za kagezi kitwa Keriti. Hagati y'igihe cy'uruzuba nta mvura, Imana irinda kakagezi kugeza aho yategetse ko gakama, kuko yashaka kumwereka izindi nzira zayo. Imana igateka ibikona kugira ngo bimugaburire, bimugemurire umutsima n'inyama ijoro n'amanywa. Iriya minsi yose yamaze hafi y'akagezi Keriti. Hanyuma igihe kigeze Imana iteka ko ahava, hanyuma Imana ikamubwira iti genda re i Sidoni, muri icyo gihugu cy'amahanga, nahategekeye umupfakazi kugutunga. Ntabwo Imana yategetse umukire, ntabwo yategetse umunyacyubahiro muri icyo gihugu, ahubwo Imana yategetse umupfakazi
kugira ngo Eliya n'abandi bose urunganwo n'urundi bazasoma Bibiliya bazamenye ko Imana ikoresha ibisuzuguritse kugira ngo bivanemo ikintu gikomeye, ikoze isoni iby'abantu baramya, iby'abantu bahagazemo, iby'abantu birata. Inzira zayo ziboneka mu maso y'umupfapfa ko ari inzira z'ubupfapfa, ariko imbere y'Imana ni inzira zihambaye, nizo nzira z'ubwenge. Eliya yarazi Imana akorera, niyo mpamvu atigeze asuzugura iteko ry'Imana rimubwira ngo genda ku kagezi kitwa Kerite uzanywa amazi yako muri iki gihe cy'amapfa, nategetse n'ibikona kukugemurira. Haleluya. Hanyuma ikindi gihe kigeze ngo va hano jya i Sidoni, nategetse umupfakazi kugutunga. Ntago umupfakazi yari gutunga umuntu muri kiriya gihe cy'amapfa. N'abahambaye bari mu ngorane, ekonomi yari yahungabanye, ubukungu bwari bwahungabanye, inzara yaranumaga kugeza n'ibwami, ariko Imana ngo yategetse umupfakazi. Mu buryo bwa kimuntu yari kumutuma ku bantu bakomeye, ariko yamutumye ku mupfakazi. Ariko Eliya ntago yigeze ashidikanya. Eliya yaravuze ati Uwiteka icyo avuze nicyo cyo. None Imana irakubwiye ngo reka gushidikanya, reka guhanga amaso ingorane z'iki gihe. Hanga amaso Imana ikubwira ngo hagati y'ibihe bikomeye, jewe nitwa El Olam, umukuru nyiri ibihe byose, ni jewe ngenga ibihe byose. Nategetse ibihe by'umugisha mu buzima bwawe, kandi niwizera ijambo ryanjye uraza kubona ko ibidashobokera abantu bishobokera jewe Uwiteka Nyiringabo, bigashobokera n'uwizera. Uyu munsi nashaka ko umenya muri iyo shusho ya El Olam. Nashaka yuko uyu munsi unyizera nka El Olam, kugira ngo ubone yuko ndi nyiri ibihe byose, ni jewe mugenga w'ibihe byose. Je suis le Dieu de tous les temps, ni Imana y'ibihe byose. Haleluya. Je suis le Dieu d'éternité. Uko niko Mose mu isengesho rye muri Zaburi ya 90 ku murongo wa 2 irakwereka Mose nawe yahishuriwe ko Imana ye ni Imana nyiri ibihe byose. Iyi Zaburi iravuga ngo ya 90 ku murongo wa 2, imisozi itaravuka, utararamukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Hano mu gihe burayi yavuze ngo uri El Olam, uri Imana nyiri ibihe byose. Ese urizera ko ibi bihe Imana ari ibigenga, nubwo bigaragara mu maso yacu ko ari ibihe bitari byiza, ko ari ibihe by'umwijima, ko ari ibihe bikomereye umwana w'umuntu? Urizera ko Imana ari El Olam? Urizera ko Imana ari the everlasting God, le Dieu d'éternité, le Dieu des siècles et des générations? Imana ntabwo ari kuvuga ngo mu gihe by'umwijima Imana ntabwo ikiri Imana muri ibyo bihe. Ntabwo ari kuvuga ngo ibihe by'amapfa, ibihe by'inzara, ibihe by'ubukene, ibihe byo kubura akazi, ibihe business zitagenda, yuko Imana yaretse kuba Imana. Ni Imana yari Imana mbere ya corona, ni Imana ikomeza kwitwa Imana mu gihe cya corona. Haleluya. Ntabwo ibihe byatunguye Imana, ndetse twebwe muri ritorero Imana yabitubwiye mbere bitarabaho ko uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe, uzakorerwamo ibintu bidasanzwe, ko abantu bazatungurwa n'ibintu bidasanzwe, ko ari umwijima uzacura mu isi, umwijima uzatwikira amahanga, ariko ngo ku bantu bamwizera, kuba Eliya be biki gihe. Haleluya. Imana yategetse ibihe by'umugisha. Hagati y'umwijima Imana yategetse ibihe by'umucyo kuri wowe. Hagati y'amapfa Imana yategetse ibihe by'uburumbuke kuri wowe. Haleluya. Imana irakubwira ngo izera ijambo ryanjye yuko nategetse ibihe by'umugisha mu buzima bwawe. Nategetse ibihe by'umugisha ku buzima bwawe. Iryo niryo jambo Imana ikubwiye uyu munsi. Ryizere nkuko Eliya yizeye, kandi uzabona ko Imana ari Imana. Imana irakubwiye ngo irashaka kwiyereka muri ibi bihe nka El Olam, umukuru nyiri ibihe byose. Byaba ibihe bibi mu maso y'abantu, byaba ibihe byiza, Imana niyo mugenga wabyo, niyo itegetse ngo hari ibihe by'umugisha nteguye mu buzima bwawe, kandi uzabyinjiramo, kandi uzabibona, n'abantu bazayibona ko ari Uwiteka wabikoze. Haleluya. Ndizera yuko wakirira ijambo nkarema ije kuri wowe ngo nategetse ibihe by'umugisha mu buzima bwawe. Uhereye none
haleluya. Tangira wiringire, tangira witege kubona Imana ikwinjiza mu bihe by'umugisha. Data urakoze ku ijambo ryawe, Mwami udukize umwuka wo gushidikanya, dukize umwuka wo kutizera, uduhe kumenya ko ni wowe El Olam, ni wowe nyiri ibihe byose. Hagati y'ibihe bikomeye, hagati y'ibihe isi iri mu bibazo birenze, uravuze ko wategetse ibihe by'umugisha kubera bawe kuba kwizera. Reka Mwami rero abo bose bakirira ijambo ryawe, uwo yakirira ijambo rimusorereho, yinjire muri ibyo bihe by'umugisha wategetse, kandi ubuhamya bwawe buzagwire muri benshi, mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055 cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.